Yes, turi live hano mu Nzove nahakomeje kugenda habera imyitozo ikomeye cyane, imyitozo karundura karahabutaka y'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport yakaniye ku buryo bwose bushoboka umukino uremereye cyane bagiye gukinamo n'ikipe ya APR Football Club kuri uyu wa gatandatu. Akaba ari rero derby ya hano mu Rwanda y'amakipe abiri akomeye abahataniye igikombe cya championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro. Mani ishobora byose iyi kipe ya Murera, ikipe y'Imana igikundira igikano cy'imfizi yagarukanye systeme zikomeye cyane. Umutoza Haruna Feruzi yakaniye mu buryo bukomeye cyane. Abakinnyi bose bakaniye, bamaze guhembwa imishahara yabo yose, prime zose abakinnyi barazifite. Igisigaye Perezida Tadeo ari kubabwira ati icyo mbatumye ni insinzi. Ibintu rero birakomeye cyane, abakinnyi bose bagarutse barahari bameze neza cyane. By'umwihariko ikipe ya Rayon Sport irava mu myitozo ihita ijya muri camp. Nta mukinnyi ukiri gutaha ngo atahagiwe mu rugo, bose bari guhita bataha bajya muri camp bakajya mu mwiherero guhera ku mwitozo wa mbere nyuma yuko bakinnye n'ikipe ya Marine Football Club bakayikubita igitego 1-0. Aba bakinnyi umwitozo wabo wa mbere bahise batangira camp, bisobanuye ko nta mukinnyi n'umwe ushobora kuganirizwa n'urundi ruhande. Ntibibaho, ntibishoboka. Ikipe ya Rayon Sport icyo ngicyo yamaze kuba yagishyiraho umucyo. Abakinnyi bose rero bakaba bakaniye, yabo witwa Zizi Basane Kuranya bavugaga ko yaba yaragize akabazo k'imvune, ariko akabazo yahuye nako ntago ari akabazo gakomeye, kari akantu simple koroheje. Uyu musore nawe mu gutangaza ari kuvuga ati Mani ishobora byose, mwarambonye, murankunda, muranshima, maze iminsi nitwara neza, ariko nje kubereka ikintu mutigeze mubona kuri jewe, nje kubafasha kuba mwakubita neza ikipe ya APR Football Club. Uwitwa Bigirimana Abed bakunda kwita Lokando, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane w'umurundi, ni umukinnyi uhamagarwa mu ikipe yabo y'igihugu. Nawe yarababwiye ati ndabizi ko ari nje mwitezaho ibintu byinshi, ni nje mwitezaho umusaruro ukomeye cyane, kandi koko murankeneye kugira ngo rero mbafashe muri iyi kipe, muri uyu mukino ukomeye cyane w'ikipe ya APR. Ni mu nduhuri no match ya Marine, mbanze ni reserve, mbanze ndi covering kano kantu kameze nk'akavune ndi kumva kamavunane, kuko we akubwira ko igituma atari kwitwara neza ari imikino myinshi, atari kubona umwanya wo kuruhuka ngo abanze yongera garuke. Bigirimana Bed rero uwitwa Feruzi Haruna aramubwira ati kuri iyi match ya Marine ntabwo bafite, genda uruhuke, ariko kuri derby nzabe ngufite umeze neza uri wa Bed nzi wacu Burundi, kuko baturuka mu gihugu kimwe. Ati ndakuzinze ubushobozi bwawe, nzi icyo ugomba kuma, nzi n'icyo wakora hano muri Rayon Sport kuri match zikomeye nk'aya Magrarande vabakomeye, niweho mba nkeneye. Bigirimana Bed aramubwira ati genda uruhuke, ariko kuri derby ndagukeneye. Bigirimana Bed rero nawe yagarutse ameze neza, aracyaye n'urwemba, arimo aravuga ati ngiye kwerekana urwego rwanjye guturuka muri Kiyovu Sport nza muri Rayon Sport, ndaje nerekana urwego rwanjye, nongere mbere kuko ndi wa Bed Bigirimana waje yinjira muri APR. Bigirimana Bed rero nawe araharameze neza cyane. Mwizamu witwa Paveri Nzira yaravuze ati biriya nakoze kuri Marine ku cyana cy'intare, iriya mipira mwabonye napanguye, ati biriya kari agatonyanga, ati ngiye kubereka icyo ubushobozi bwanjye, ngiye kubereka ubushobozi bwanjye nka Paveri Nzira, mbereka ibyo nakoze muri APR, nongere nzamura izina ryanjye ku ruhando mpuzamahanga, nongere nereka abakongomani bagenzi banjye ko ari nge Paveri mu Rwanda ndi mu kazi. Uwitwa Paveri Nzira rero nawe yakaniye, aravuga ati iyi match ngomba kwerekana izina ryanjye. Aba basore b'abarundi rero bari mu witwa Guruwari Tambwe, bari mu witwa Tony Kitoga, bari mu witwa Bigirimana Bed, bari mu witwa Richard Ndayishimiye, bose bamaze guhamagara iwabi Burundi, barababwira bati tugiye gukina umukino ukomeye cyane hano mu Rwanda. Ni umukino ugiye kwerekana urwego rwacu, ni umukino ugiye kutuzamurira izina. Mwese mujye ku mateleviziyo murebe ibyo tugiye gukora kuri iyi derby, ayita 1000 Hill Derby.
yashyushye byakomeye, yaba ikipe ya APR abakinnyi bayo bari kwivuga ibigwi, yaba ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bari kwivuga ibigwi. Imana ishobora byose haracuwambaye. Ni kuri stade Amahoro i Remera rero, ni kuri uyu wa gatandatu. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yatangiye kampu, umwiherero watangiye ku mwitozo wabo wa mbere. Barimo baragenda bava mu mwitozo bajya muri kampu, bava mu mwitozo bajya muri kampu. Ariko mu makuru dukura indani, mindani mu nda y'isi muri ekipe ya Rayon Sport baratubwira ko abakinnyi nyuma y'uko barangije umwitozo bari kugenda bagahurira hamwe aho bari gukorera kampu cyangwa se umwiherero, bakajya ku giteleviziyo cya rutura kibereka umukinnyi uwo ari we wese w'ikipe ya APR, ndetse bakibanda ku mikino ikomeye bahereye ku yo bakinnye muri ano maza ya nyuma, muri ino mikino y'amatsinda, bakareba uburyo ikipe ya APR yagiye yiyentegera n'ingufu zabo aho zabaga zishingiye n'abakinnyi baremereye ikipe ya APR yabaga yifashisha. Hanyuma bakiga systeme technique tactique z'uburyo bagomba kuzaziba icyuho cy'aba bakinnyi babona bagomba kuba bari kudomina ikipe ya Rayon Sport. Buri mukinnyi rero wese w'ikipe ya Rayon Sport akavuga ati nge kuri uyu mwanya wanjye uyu nguyu nzamuboha ntazigera yinyagambura. Ikipe ya APR rero bamwe mu bakinnyi bakomeye yakabaye igenderaho, ndaje mbabwira amaprofile agira nko kuri 3 cyangwa 4, hanyuma mwumve n'ukuntu ikipe ya Rayon Sport yamaze kumetiriza uburyo igomba gutsinda uyu mukino. Ikipe ya APR Football Club ifite umukinnyi ukomeye witwa Memel Dawo. Uyu mukinnyi niwe mukinnyi karundura karahabutaka, niwe mukinnyi playmaker, niwe kariburateri vandarateri kompreseri wagombaga kuzafasha mu buryo bukomeye cyane ikipe ya APR kuri uyu mukino wa derby yari kuzaba izaba ihatanyemo n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero witwa Memel Dawo yagize ikibazo cy'imvune iyi match ntabwo hari. Aya ni amahirwe akomeye cyane y'ikipe ya Murera. Bya bindi bakubwira ngo Imana yirwa handi gataha i Rwanda, ubu ngubu Imana iri kugenda itaha muri Rayon Sport. Uyu mukinnyi twese tuzi urwego rwe, ni umukinnyi waje phase retour muri equipe ya APR, ni umukinnyi waje bamuguriye gukina imikino y'amatsinda, ariko koko akaba umukinnyi mwiza cyane, umukinnyi uzi kwambura imipira, umukinnyi uzi gukinisha abakinnyi bagenzi be, umukinnyi uzi gukaruma situation iyo ari yo yose ikipe yabirimo. Uyu mukinnyi rero wari nka playmaker w'ikipe ya APR ntabwo ahari. Ayo ni amahirwe ya mbere y'abareyo, ayo ni amahirwe ya mbere y'abareyo. Undi mukinnyi bamwita Sheikh Djibril Ouattara. Uyu musore w'umunyaburkina Faso nawe amaze iminsi yari afite uburwayi bukomeye cyane, ariko amakuru dukura indani nuko ngo uyu musore yamaze kuba agaruka, ndetse yatangiye n'imyitozo, ndetse ubuyobozi bw'ikipe ya APR bukaba bwatangiye kuganira bavuga bati turabizi ko tudafite uyu musore wadukiniraga nka playmaker Memel Dawo, ntabwo rero twabura n'Ouattara ukinaca ku ruhande rw'iburyo ngo aze kudufasha kudomina ikipe ya Rayon Sport.